abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 205 cy'ikinamico Shira Impumu, aho Simbikangwa yishimiraga ko inyigisho z'umushinga dufatanye urumuri zatanze umusaruro Ibweramahoro n'Inyamitavu, aho imiryango bisigaye ishyingirana mu gihe mu minsi yashize bitashobokaga kubera ikibazo cy'ivangura n'amacakubiri byari byarababase. Naho Gakwandi we yagaragaje ko atashimishijwe n'isezerano ry'ivangamutungo muhahano Kampire na Fideli bahisemo. Iki cyemezo cyo guhindura isezerano se Kampire na Fideli bazagishyira mu bikorwa. Mu kwamara amatsiko, reka mbarike mukurikire igice cya 206 cy'ikinamico Shira Impumu. Ariko se Foromi, wowe n'umwisengeneza wawe ubundi muba mwampamagariye iki? Ko mbona n'ibitekerezo ntanga mutabiha agaciro. Erega mu nama nk'itegura ubukwe, umuntu ashobora gutanga igitekerezo abandi bakagira icyo babivugaho. Ariko ubwo muba mwibuka ko ari njye mukuru w'umuryango? Ni ukuri turabizi kandi rwose turabikubahira. None se ni gute muvuguruza ingingo mba natanzeho umwanzuro? Ariko se musaza wa, ko mbona ushaka kutuyoboza igitugu? Umva rata Kampire, Karameshanga, jya mu gikoni ndebere ko byahiyenze nkarange, so wanyatagenda atariye. wa mugani reka ndebe bitaza no gushirira. Ngaho ndebera ye. Veroni, mbere zizindi mbingwa aho ndabona ikirere gitangiye guhinduka. Ndebe ko imvura yagwa turangije kubaka inkiki. Niko Musafi, ubu uru rugo iyo turwegura hakiri kare ntiruba rwaruzuye. None si igihe nahereye nkwinginga, iyo barabwiye abagize karabu dufatanye urumuri baba bataraduhaye umuganda. Ariko se uragira ngo tuzahinduke iciro ry'umugani kuri uyu musozi? Ngaho abatagira ubwiherero ni kwa Musafiri na Veronika, abatagira akarima k'igikoni ni kwa Musafiri na Veronika, abafite urugo rwahirimye ni kwa Musafiri na Veronika. Rwose natwe tugomba kwikubita agashyi Musafi, tukishakamo ibisubizo by'ibibazo bitwugarije. Yewe ibyo uvuga nibyo Veroni. Ntiwibuka ko abagize karabu dufatanye urumuri bataraza kudufasha gusa n'ubwiherero? Abashyitsi badusuye badutunguye, tukiyambaza ubwiherero bwo kwa Foromina. Ni ukuri biragayitse pe. Natwe tugomba kwishakamo ibisubizo, ntitwumve ko tuzahora duteza amaboko dutegereje abaza kudufasha. Erega n'ubundi ibi byose byaterwaga n'amakimbirane twahoragamo mu rugo rwacu. Buriya rero byagorana kugira ngo umuryango utere imbere mu gihe umugabo n'umugore batumvikana. None se Musafi, mujyanama mwaba mwaravuganye kuri ya gahunda yo kujya gusaba imbabazi umuryango wa Foromina? Ejo bundi naramuhamagaye nsanga ari mu isoko yagiye kugurisha amatungo, ntitwabasha kuvugana neza kuko yari mu rusaku. Ubwo rero ndumva bigusaba kuzashaka akanya ukajya kumureba iwe mu rugo. Ariko se ubundi mujyanama atabonetse nta wundi muntu twabwira akaduherekeza? N'ubundi tuzabwira abaturanyi baduherekeze, ariko na mujyanama ntabwo agomba kubura. Ntuzi ko abajyanama b'umushinga dufatanye urumuri bafatanyije n'inzego za leta zitandukanye batubaye hafi badufasha gusana imitima yashenguwe n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu matsinda y'ibiganiro by'isanamitima? Rwose niko bimeze. Nubwo Foromina yatanze imbabazi mu ruhame ku bantu bose bamusahuriye imitungo muri Jenoside yakorewe Abatutsi, birakwiye ko tumwegera tukamusaba imbabazi mu izina ry'umuryango. Mbona bizadufasha gukomeza gusigasira imibanire myiza. Nibyo Musafi, tugomba kureba uko twajyayo bidatinze. Ahubwo mubaze Veroni, ubona abandi bantu baduherekeza ari nk'abande ngo tuzajyane? Numvaga twabwira Simbikangwa na Mukamusoni. Ngira ngo urabizi ko umugabo we adahari yagiye gupagasa. Buriya se Mukamusoni nawe ari mu nshuti twajyanara? Kubera iki se? Igisuperi cyese nzi yangemuriye ndi muri gereza. Ariko wabaye ute Musafi? None se umuntu utarakugemuriye wumva utazabana nawe? Banza umpereze ibireraho ndabona ibi binshiranye. Naho ubundi buriya nubwo Kimonyo yari afunzwe, ariko uriya muryango wari wifashije. Mukamusoni yagombaga kujya agemurira umugabo we, nanjye akanyuzamo akangemurira.
ibyo byose ni ugukabya no gukurura inzangano zidafite ishingiro. Njye rwose ndumva ibyo bitatubuza kumutumira, ikindi kandi wibuke ko ari n'umuturanyi wacu. niho ari ukubihisemo ubwo uzamubwire nawe tuzajyana. Ariko se ubundi uzahinduka ryari wa mugabo we? Ubu koko inyigisho z'umushinga dufatanye urumuri ntacyo zirakumarira. Aha, reka nkureke nigere mu ishyamba njye kwishakira ibiti byo kubakira ikingi by'amarembo. ese musaza wa kudasoma ngo nkongere? ahubwo nyegereza iyo jage, ndumva uyu mutobe uryoshye Forome. ngaho utega igikombe ngo usukiremo. rekeraho utawumenase, ntubona ko igikombe cyuzuye? ahubwo nibagiwe kukubwira musaza wa, uzi ko uyu mutobe wavuye mu bitoki bya za nsina nakuye iwawe? yamaye nka data, ukaba utaransukira ngo ushimire Forome? humura ntarirarenga, nimvunura nzagutumaho umwana. nabonye munsi y'urugo hakirimo ibitoki bikomeye. ese kubona ubukwe bwa Kampire bwegereje wazaretse tugatarira hamwe ibitoki? ubu ni ngombwa ko inzoga zo gucyuza ubukwe zengerwa ahantu hatandukanye? icyo gitekerezo ni cyiza, nanjye naragihoranye. umva ahubwo nkubwire musaza wa, mbwira nta kibazo ngo uteze yombi Forome. hari ikindi kintu nshaka ko twunguranaho ibitekerezo Kampire ataragaruka. none se mushiki wa, uko ubizi hari icyo nakwima ngifite? maze rero ndashaka gusaba ikintu kimwe, kandi rwose umbabarire unyumve. isanzure rwose umbwire. ngira ngo urabizi ko Kampire ndi nyirasenge nawe ukaba se wabo. byongeye kandi nitwe babyeyi yasigaranye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. rero ndagira ngo dukomeze kumuba hafi, tumurinde icyamuhungabanyiriza amahoro y'umutima muri iki gihe cy'imyiteguro y'ubukwe bwe. ariko n'ubusanzwe ngiga kwandi nta muntu ujya mbangamira. kandi waratangiye kwivanga mu buryo bw'imicungire y'umutungo abana bacu bahisemo. none se Forome, tukiri kuri iyo ngingo, wowe urabona bikwiye ko abana bacu bahitamo uburyo bw'ivangamutungo muhahano? erega umusore n'umukobwa bagiye kubana nibo bihitiramo uburyo bazacunga umutungo wabo. twe rero nk'ababyeyi icyo tugomba gukora ni ukubagira inama, ubundi bo bakihitiramo uburyo bubanogeye. ngaho nsobanura, wenda ndaza kubyumva. none se buriya buryo Kampire na Fidele bahisemo bwo kuvanga umutungo muhahano buteye bute? ivangamutungo muhahano ni isezerano cyangwa amasezerano abashyingiranywe bagirana, bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazaba bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bazunguka mu mibanire yabo, impano cyangwa se ibizungurwa. none se nkubaze mushiki wa, kuki batahisemo ivangamutungo rusange? ntuzi ko natwe mu gihe cyacu ariyo sezerano twahisemo? buriya Kampire na Fidele baraganiriye basanga ivangamutungo muhahano ariryo ribanogeye. ikindi kandi wibuke ko Kampire afite umwana atabyaranye na Fidele. iyo nayo ishobora kuba impamvu, kuko Kampire afite imitungo yashakanye n'umuhungu we Fisi. noneho ntangiye kubyumva. ushobora gusanga Fidele nawe afite izindi mbogamizi tutazi. urundi rugero rworoshye nk'ubu upfakaye, uretse ko nabikwifuriza, ugiye gushaka undi mugore ntabwo wasezerana ivangamutungo rusange, kuko bari abana baba bagifite uburenganzira ku mitungo ya nyina. Forome, noneho ndabyumvise. ibi bintu ntabwo nzongera kubyivangamo. ni ukuri tugomba kubaha amahitamo y'abana bacu, ahubwo reka tubashyigikire, ubukwe bwabo buzagende neza. rwose kuva uyu munsi, imbere y'Imana ishobora byose, ngega kwandi sinzongera kwivanga mu bukwe bw'abana bacu. wa mugani Kampire atazagira ngo ndi umubyeyi gito. musaza wa, niba wiyemeje guhinduka ubikuye ku mutima, rwose ndagushimiye. Kampire nawe ndaje muganirize, mubwire ko waganiraga atagira umutima uhagaze. ni ukundwanaho da, n'uwo se nabonye avoma hafi. uze kumuganiriza umubwire ko ntari inkomeje. umva mbese, ariko wabaye ute? hakiriya ndabona uyu munsi noneho barombye pe. ahubwo ndabona n'amasaha yo guhura nari segereje. reka nkingi iyi botike ataza kuntegereza akambura. wiriwe Karingani? wiriweho Zawa? ko mbona urimo gukinga mu masaha y'akazi ugiye? hari umuntu dufitanye gahunda ngiye kureba, ariko ntabwo ntinda, ndahita ngaruka. Karingani, ubwo nturatinda ko hari akantu nashakaga kugura wabanje ukakama. nta gake washaka kugura se Zawa? ko nari nje kwigurira ibipesu, ubwo ntutinda Karingani? ntabwo ntinda Zawa, ndaza kubikuzanira, reka ngende rwose wintinza. oya yewe siga ubimpaye ndabikeneye, ndashaka kubitera ku dukanzu tw'abana kandi baraza kudutwara mu kanya. ihangane Zawa, ntabwo ntinda. ese ubundi ko mbona utarwiyambitse ugiye he muhu? hari umuntu dufitanye inama kandi arantegereje, ntaza kumukereza. ngaho jya muri iyo nama da. aha, reka njye kwigurira kwa Gasipari. nta mutima mubi Zawa, ni uko ugize ubwira, naho ubundi ibyo bipesu nari kubiguha ngarutse. reka nigendere da, ubwo nubona ntagarutse niho uzamenya agaciro k'umukiriya. niko Jane,
w'amaho. ese ko wabuze usigaye ubahema uzi ko duherukana mu nama y'itsinda? Yewe muri iyi minsi hari umushinga natangiye wo guhinga ibihumyo, urebye nibyo maze iminsi mpugiyemo. ariko nawe ntujya wicara pe, nyuma yo gushinga akabari na resitora ubu noneho wagiye mu buhinzi bw'ibihumyo? Nasanze nkoresha ibihumyo byinshi muri resitora, mpitamo kujya mbyihingira. N'ibizajya byera ari byinshi nzajya nkuraho ibyo gukoresha, hanyuma ibindi mbigurishe. ese mama ni ukuri uzi gushakisha pe? Najyaga ngerageza, ariko noneho muri iyi minsi sinzi uko nza kubigenza. byakugendekeye bite se kandi? nsigaye nikorera muri resitora. Rose yansabye uruhushya kugira ngo abone uko yitegura ubukwe. uzi ko uvuze iby'ubukwe ukanyibutsa Jane? niko ye, inama y'itsinda izaba ryari ngo tuganire ku bijyanye n'ubukwe bwa Roza na Kamire? Wahora n'iki ko twakerewe uw'amaho? Ntuzi ko ubukwe bwa Kamire buzaba mu mpera z'uku kwezi? Ubwa Roza na Simbikangwa bwo turacyafite iminsi. kandi koko di, Kamire azajya mu murenge mu cyumweru gitaha. Nibyo se? Amakuru urayafite? ndayafite rwose y'imvaho. Harya Kamire ni marene w'umutoni wa se? niko bimeze da. Yego di, urumva ko mu bukwe ugomba kumuba hafi. wahora n'iki Jane, ko ubukwe buri nta buzansigamo imvune. yaba ubwa Kamire burandeba, yaba ubwa Simbikangwa na Roza nabwo ni uko. ahubwo uranyibukije di, nkigera inaho umugabo wawe ataratahuka akiri mu mashyamba, numvaga bavuga ko Simbikangwa ari umuntu wawe. ubwo rero urumva ko nawe ugomba kuzamuba hafi mu bukwe bwe. ni ukuri ni ukunterura ubwa Jane ngo yari umuntu wanjye. burya abagore batagira abagabo baragowe. uko ubonye wese uvugana n'umugabo utari uwawe ahita akeka ko hari ubundi bushuti mufitanye bwihariye. Ndabizi byari ukuganira, naho ubundi w'amaho nk'abagize club dufatanye urumuri, bariya abageni bacu tugomba kubafasha bakazagira ubukwe bwiza. humura rwose ubukwe tuzabugira ubwacu. ntuzi ko abagize club dufatanye urumuri twese twabaye umuryango umwe? ntawe ugomba kumva ko ari wenyine. nanjye irantega iranyubaka. yewe birakwiye, ahubwo reka tuzakora inama vuba turebe uburyo tuzafasha abageni bacu. Nibyo rwose pe. maze rero Jane, reka mbe nkuretse ndabona uteze imodoka, nanjye ngiye kureba akaringanira imbere hano kuri botike. Urakoze uw'amaho, ubwo naho mu nama. ugire umunsi mwiza ye. Musafi, nukumbabarira rwose dore twaraburanye kandi warambwiye ko nshaka. yewe ntabwo nakurenganya mujyana, nabonye akazi kawe kaba katoroshye. nuko ntanze ukabuje kundeba, naho ubundi nanjye nari nifite gahunda yo kuza kukureba nimugoroba tukaganira. nta kibazo, n'ubundi nubona akanya ntibizakubuze kugera mu rugo. Nubuhoro se Musafi? urebye n'ubuhoro turaho. maze rero usanze hari itsinda rya karabu dufatanye urumuri ngiye gusura, ngaho urasa ku ntego umbwira icyo wanshakiraga. mujyana, ngira ngo urabizi ko umuryango wa Foromina watanze imbabazi ku bagize uruhare mu gusahura imitungo yabo muri jenoside yakorewe abatutsi. Yego ibyo ndabyibuka. ejo bundi rero naricengeye n'umugore wanjye, nsanga nanjye umuryango wanjye ugomba kujya kumusaba imbabazi kuko ndi muri abo yababariye. none rero nk'umujyanama w'umushinga dufatanye urumuri nkaba nifuza ko wazaduherekeza. Ntugire ikibazo rwose Musafi, izo ni zimwe mu nshingano zacu. ahubwo se murateganya kuzajyaho igihe ki? yewe nabonye ugira akazi kenshi, icyiza ni uko wadufasha ukaduha umunsi uzabonekeraho mu cyumweru gitaha. ndaza kureba gahunda afite muri kiriya cyumweru ubundi nkubwire. ni ukuri rwose urakoze kuba wemeye kuzatuba hafi. akasakumirora karinganira asigaye afunga butike mu masaha y'akazi ntacuruza akigendera. uriya muhungu wa Muroze ntiyakarabye pe, uretse ariko arashyira ataye araza kumbona, nanjye nkabona agenda yambaye neza n'umuhungu aje ku kazi, kumbe ntiyakoze. uw'amahoro agiye kureba umuhungu we Karinganire asanga yafunze butike mu masaha y'akazi. ese namenya ko yari yasohokanye n'umukunzi we bizacura iki? ntuzacikwe n'igice cya 207 cy'ikinamico Shirimumu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 85 64 74, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 99. ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45
mbere y'amakuru y'ikinyarwanda.